Sometimes the person you love the most Dadi ni karibu rero urisanga. Stare. Ukuntu ndi kuguha karibu nkaho byose utari wabyubatse. Muraseka byose mbikorera umuhungu wanjye. Ni karibu. Ni Stare. Uze ko mwishimiye no kubona umunywanyi. Mama wacu muwe burya. Sinari kumenyesheje ko simwe mwagiraga inama uti ndage ntabwo ushobora gukomeza kwibana. Uyu nguyu burya. Félicitations. Jeri. Nkunda byanjye ziguhitamo. cyane ariko kubona tirana umwana. Nawe mukazana wanjye nawe agiye kumumuzukuru. Cyane turi hafi. Umutangira wo kukitegura Papex. Ntabwo humura. Gushaka igikoma. Humura byose tuza. Hanyuma se mama wacu yawe yarabyaye ngo azabashe kwita ku mugore wanjye ko wagiye kubyara bwa mbere. Oya byose ni Imana ibitanga wenda bizaza. Ntabwo wigeze byara ariko nyine nagira ngo azamfashirize madamu njye natinya ntabwo najya muri salle d'opération. Ibyo ugomba kumbaza n'ibyo utagomba kumbaza. Okay, nta kibazo. Bi hagati aho bazumbwire diye. Bambwira ko ugiye kuza nafite akazi kenshi ariko hari imodoka n'umushoferi na disponibilije ko aza kugufata ku kigo cy'indege. Cyane yaraje yatugezeho gusa yatinzeho gatoya ariko nuko twatinze mu kibuga twari dufite ibintu byinshi ariko twarahuranye twabaye tugisohoka hashize iminota nk'ibiri bitatu mu n'undi kuri taxi. Mane yanjira umuntu niga ko yatinze ariko nana kintu mfite cyo gukora kanze mwana mugari ndebe basiko ari bana taramfata sikasi Allô? Oui, bimeze bite mani? Sawa. Ahantu bavuze ko duhuriye siko nahageze nk'abana nakubuze vipi? Sorry gato nasanze arambukiraje umuhanda ariko ndimo ndabaza to. Amtiyaje. Uza amasaha maze nicaye. Sorry. Yote. Okay, sawa ndaje iminota mike ndamugeze. Iminota ingahe usigaje iminota ingahe? Umunota umwe cyangwa ibiri ngiranyije kuri yuko ndimo ndaza. Ngiye amagaritse hano mwana yanjye. Okay, ndaje mukanya. Yote naye. Urabonye ko dadi ajya planifiye ibintu neza. Cyane ibintu byose biri ku murongo ndakuze n'inzu yawe urabona ukuntu cyane nagerageje. Ahubwo buriya nabonaga iki kibanza natekereza ko kitazajya minzingana gutya. Ntabwo nabyiyumvisha agashira kambwira ati ni hanini nk'abati ntabwo bishoboka. Byose ni mu mutwe. Mu mutwe urapanga ukabona ko bishoboka. Wasa n'igikari kinini cyane pe. Ahubwo twagiye mu bintu byinshi twibagirwa no kubakira kandi. Humura. Ahubwo nabonye ukuntu Kigali yahindutse bana. Kigali hose iraka amatara n'amatara. Kigali ihinduka umunsi ku wundi. Uzi kuyivamo ukagira ngo iyo ugiye gato ukagaruka usanga habaye impinduka. Nari maze almost like 4 years. Nagira hariya ashobora kuza agasanga ahubwo numara yindi myaka ibiri hano uzasanga umujyi warimutse warimutse ko haza babaye undi mujyi narakatakaze cyane muri Kigali ahantu hambeshya usibye kuhabona inyubako zahindutse hiyongereye n'izindi. None se uya muhanda wa Kicukiro wari uwuzi wari ugeretse ahubwo ukuntu nabonaga siko nawusanze. hari ibintu byinshi n'ugenda uzagaruka usange hari hadani ku Giporoso
siko ku cya Mitsingi yari yaza umuhanda wo hejuru buriya kugera i Masaka biri mu nyigo ku buryo bizakorwa cyane. Wow, wenda kiraje bigiye kugabanyuka. Oya, u Rwanda dufite n'abayobozi beza, abayobozi bashyira mu ngiro gahunda biyemeje cyane. Abisi Atubwiye tumwakirira ata. musobora bakira. Umwakira Umusore wanjye. wese ko ni icyayi gusa. Ahubwo se wazimira bishobora kandi gukora nta kibazo. Oya reka ahubwo mutegura icyayi nicyo akunda. African tea, coffee. Byose hagati aho ngwino sha muhungu wanjye ngwino tuganireho gato. Ariko nashaka kubaza Sirigaho mwitaho rero. Dadi kunzanye hanze se niki utashaka kumbwirira mu nzu? kugira amatsiko ye. Nteye amatsiko n'ukuri. Siko twari turi kuganira n'abandi nkabona yagiye kunyicira isiri. Igikuru nuko wabonye mama wanyu kandi n'abandi mwaramukanyije kandi ndabona mwaganiriye neza. Tutaganira se sinabonye ari urungano. Ahubwo se nyine dadi nagira nkubaze buriya wabitekerejeho neza washoje ku buryo ushobora gusanga utaragushakaho ubutungo imitungo wenda ntabwo imitungo ari iyacu n'iyawe yego ko natwe twarishakishirije byose naruhiye mwebwe ariko se ko tubona uzabisiga muri uwo mukobwa w'umwana muto ko twabonye n'umwana muto cyane harimo urukundo cyangwa n'iyindi mibare nibyo umuntu ahita atangira gutekereza ina kuva ryari usigaye utekereza uko papa wanyu yewe ibyo nkora byose mbikora namaze kubyiga byitondera nkamenya kubishyira mu bikorwa. Uyu mwana ni muto yego ariko ari mu rukundo gusankunda usibye yuko nkuko wabivuze aracyafite utugeso duto tutashimisha ariko ntabwo twabura n'utugeso tw'urungano rwanyu gushaka gusohokana n'inshuti ze n'iki ariko ikibazo cyo hamwe no gusenga za ubuse nsengera amatsiko buriya maze nk'igihe kingana gute muziranye cyangwa ubwo ariwe wasanga baramwishyuye na universite byose ibyo ni bya social humura tumaranye igihe kitari gito ndamuzi byagiye naramwitondeye mbere ariko mushaka cyose se kariho bifite mu biganza tuzaba tureba gusa amahirwe masa namwishimiye nta kibazo nabonye no kuganira ariko nawe mumaze gukura ntuzamufate nka mukaso abandi abana banga bamukase kinyejana tugezemo ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ko ari namwe mwagiriye inama muti dadi nabwo komeza kwibana wenyine ntabura kumwubahira yuko aze gushazisha dadi wanjye ntamusuzugura nta kibazo kirimo kuri ibyo ahubwo gira mu byari n'utundi twana aya hano rero ndakuriwe rwose ihangana ryo gukorera ngo nta kibazo se nabonye umukobwa mwiza hano i Kigali bimeze gute ni ahantu hasigaye hagezweho umuntu ashobora gusohokera nubwo nwita ariko ndumva nkumbuye nko gusohoka nkava muri gusohoka nuko kuri mu masaha y'akarenga nk'ahantu mu maresitora mu masaha y'akare mu majoro no kubikora umwana wenda Kigali ahantu henshi heza wasohokera hajya bitaramara hari neza kizweho maheruka kera za diwave ubu hakibaho ngo ubu hasigaye ngo nimba reka barahahinduye umva ni ibintu byinshi byagiye bihinduka akantu heza harahari henshi cyane rwose hano ndumva nkumbuye nyine kuva muri iyi nzu ndumva nshaka kujya ahantu hagezweho rero ugomba gufata ako kazi ndakurahiye wowe ko nta kibazo nta kintu mba ndikora mu rugo se nanjye nyine arabura amezi makeya nyine ubwo arabura nk'amezi angahe ariko kugira ngo se sabiri gusa amezi abiri ni make ni make hanyuma rero icyo nari nguhamagariye kugira ngo ubaze
ko Fred adaheruka no kumpamagara no kunyandikira kuri WhatsApp ni amahoro. Buriya rero mba nzi ko mwavuganye ibintu byose biba biri ku murongo. Hashize igihe nshaka kumenya niba ameze neza cyane cyane uribuka twatugiso twe twa kera. Niba yarahindutse umbwize ukuri kandi umbwire niba ari kwiga cyane icyo akuru ubu. Urebye zangizo za kera zaragabanyutse, hari abari mu mahanga, ibintu byinshi bisiga inyuma nyine, cyane ko wenda i Kigali bari kumwe babikoranaga ntango bakiri kumwe. Kwiga nanjye maze igihe tutari communicated cyane, ariko ku ishuri ubwo mperuka byari bimeze neza, ari kwiga nta kibazo afite. Yageze mu wakanga. Kuva nava mu Rwanda kuva nava mu Rwanda, kuva ahubwo nava muri Amerika. Twari tumaze nk'iminsi nk'itatu tutavugana, ariko navuganye n'umwarimu we wageze mu wa kabiri kwiga university n'ubundi, asigaza imyaka 4 ari mu wa kabiri. Rero uko bimeze nta kibazo, zangeso niba ari ufitiye ikibazo yaraziretse ntango yabinkorana iruhande rwanjye. Ndibaza ko bigenze neza umwaka utaha, musigaye nk'imyaka 2 mukabona ubwene gihugu bwa Amerika. Mwe cyane njye n'umwaka umwe, we niwe usigaje imyaka 2. Icyo nifuzaga uzabimfashemo. Nifuza ko Fred namara kubona ubwene gihugu azahita ajya mu ngabo za Amerika. Aracyari na muto, harimo avantage nyinshi azaprofita. Ahubwo wa mugani icyo ni ikintu tugomba no kuganiraho, ntibinagombera kuba afite nationality n'urundi. Hari impapuro buzuza bishobora gukunda nyine, ariko se ntango amushyiramo ikintu atakunze burya. Uzagenda umutegura gake gake, urabona asigaje imyaka 4 yo kwiga ngo rangize, bizagera umaze kumutegura kandi amaze kumva. Hanyuma se kutambajije kuri gahunda mfite hano ko naje ngutunga. Ariko se ko wihuta narinzi ko ngomba kubikubaza byose. Ahubwo se kamubaza ayo muri Amerika bahameze gushamba no gutamutswe kuzashyika. Babona mu mateleviziyo, babona kuri internet. Ahubwo sinda bahameze gute? Mubayeho gute? Amerika bari gukabya, umuntu ataragira we yumva ari mu ijuru, ariko ni ibintu bisanzwe. Uretse ko wenda batushe inyubako ndende, ariko kubigendanye na klima zabo turabakubye pe. Iyo hatari ubushyuhe bwenda kukwica, haba ubukonje bwenda kugusaza. Ariko ahangaha bumva akayaga, nyine hari klima nziza pe. Ngiye ku giti cyanjye mba numva natanasubirayo. Niba mvuga ati nk'umugeze bose navayo. Umuntu wese yataragerayo aba yumva nyine ari nko muri paradiso, ariko ni ukuri kw'Imana tubarusha ahantu heza. U Rwanda rura ni igihugu kiri nabonye nabaje kureka uganire na mama wanyu, hanyuma nanjye ibyo nayingwamagariye hano, turashaka ko tubiganira ku ruhande. None se ko nagushimiye we kutanshimiye? Nagushimiye nuko gusa wumva ari ikintu cyajemo gitunguranye, ariko nanone ko ari iby'Imana, Imana niyo ibikora. Nukuri ko twagira gahunda vuba z'ubukwe, hanyuma tukagira ibintu biri mu muco nyarwanda. Ntabwo ugomba kubana n'umukobwa utwite turagera iwabo tugira icyo tuvuga dusabe. Ibyo rero nibyo ngusigira Rwanda rwawe, witegure uzabimbwire neza. Ese wagize ngo sibyo byanzanye? N'ubundi dufite umwanya wo kubiganiraho. Ese ntibagira ngo turi kubagambanira? Hari ikindi nasaba no kumenya. Ese ko nzi ko wajya gukunda ibintu by'imishinga, ni iki mishinga yawe ugeze? Ufite urebye ahanini nicyo kintu cyanzanye hano. Hano mufite igihe kinini, almost like nk'amezi nk'abiri. Nuko nabonye madama atwite, ndavuga ati se gute musiga Fred ntari kubasha kumwitona ntaba hari. Ndavuga ati reka muzane ibyo nkora n'ibyo mpanga tubipanga nta kibazo. That's why turi hano. Ariko imishinga yanjye urabizi sinjya mvuga ikintu kitaracamo.
nzakubwira ahubwo nawe ariyo nifuza ko twajyana hagati aho nanjye ni n'amahirwe kubona uzi igihe hari yageze ko nangiye kuvugurura cyane none n'ibihe byarahindutse cyane ikindi nanjye nifuza kuzafasha none ibihe byarahindaguritse ibiciro birazamuka ku buryo byagize impact kuri ya mishinga yanjye ubu nariho subiramo ndeba bigiye kunayiteguye kugira nongere uvugurure ahubwo dadi wagize ngo se ahubwo sinibagiwe no kugushimira ni ukuri rwose kuba ndi mu gihugu cyanjye nkaba ndi n'iwanjye n'ikintu ngushimira cyane ukuntu nabitekerezaga ni nako nabisanze yaba ari amafoto nakoherezaga za gypsum nakubwiraga amarange ndetse nta kintu kigeze gihinduka oya ubwo wanyuma kunyitaho nakoze ko nshoboye ariko ibindi nawe uzashyiraho tushi yawe madamu wanjye yarishimye cyane ntabwo yari azi ko mfite umubyeyi mwiza gutya kabisa mubyeyi bati ndadaza gutetesha ngwino mwibwire ariko cyangwa ubu muhanye Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Loving you was like on a wall. I never came back the same. Umuhemu, Umuhemu, Rukundo. Umuhemu, Umuhemu, Rukundo. Si bitese. Ni byiza. Umeze neza? Umeze neza. Ndi kubona utishimiye se? Umeze neza? Nameze neza ariko mbabarira unzanira amazi sihangane kukugohora. Amazi? Okay. Umuhemu, Umuhemu, Rukundo. Umuhemu, Umuhemu, Rukundo. Bitese. Urananiwe. Umunsi wari ndumva byabaye ibindi bintu. Kumva nagira ngo umeze neza. Kugira ngo uri kure cyane. Ndi kwibuka ibintu bya kera nyine. Ubuzima twabayemo n'ibindi bikanstress ariko nta kibazo mfite. Sarije nagutenda. Ese ufite ubwoba? Oya nta kibazo kundindira byo nta kibazo. Ufite ubwoba wavuga cyane. Ya biri bantumye ntabwo ngewe n'iboro mbizi. Niyo mpamvu se uri kuza ufite ubwoba? Ya bambwiye ngo zagera aho mpagarara. Urabizi se ko uramutse uhuye n'ikibazo mu nzira ukaturabuza abantu bawe tupfa cyangwa bapfuye kubwo utabwiye. Ya ndabizi ntabwo nababuriza babibwiye. Okay. Akiye.
Ya nizere ko amafaranga yose yuzuye. yaruzuye nizeye ko nose n'ubwo ruzuye. Ibi byo babiri ku biro biruzuye nta kibazo. Okay, gacamo kugira ngo Simuje majya ngo yarasaze man. Kurya yoreze kwa kano kana kangana gutya. Nibaze nese aramutse amenye yuko ndi gukora zino boro noneho. Nta numva nitsimbye abari imbwa. Aramutse mino yatanyica nawe. Ako kano kana kaneza leta, ntaho kaneza leta. Ndabizi yuko rero namara rundi ugira ubwoba namara ugira ubwoba. Kangita incomuka. Shaka gereza wishimye. Kwishima muri iyi minsi bisigaye bingora pe kandi ntabwo nakubeshya. Ndabyumva cyane ariko se usi ugiye twite rega bikorera n'umwana wawe kuba ubaho utishimye byafata umwana wawe basi ibyo bishima ushakira ibyishimo bitari mu buryo bwo kurinda umwana wawe sibyo ariko ndisi kuba icyo wakoze ibintu nk'ibi si ibyo byose twabivuganye mbabara twe gusubira inyuma sibyo urabizi neza ntitubiganira uko biri buze kugenda twabivuzeho uri kujya ubitekereza ujye ugerageza ubyirengagiza kubera ko twite kugira ngo umwana wawe yishimye ko kutishima kwawe bimugiraho ingaruka irambwa se ko mwayizi kuri hakiri kare urabona itari guteza akaduvayo cyangwa ntabwo bayigaburiye ahubwo buriya wasanga yikanze nk'umuntu sinzi ukuntu mugenzi birambaga kumubona hariya kumubona biragenda bikanstressa nkumva umubiri wanjye wose urahindutse nkumva nyine umutima uri kurya ntabwo mashaka kumubona pe ndabizi okay basi ndajya mbigufasha musibye ndajya nkuganirize tugitere story guteze ubyibagirwe sibyo ikintu cya mama wenda no kuyagenda pe kuko naho ubundi mu gihe cyose ndi kumubona hano nosisi tuzamwirukana tuzane nde nasobana akazi atagashoboye rero wakomeje kumfata nk'umugome kumfata nk'umuntu utarigeze amukunda cyangwa iki ariko nkubwiye ibintu yankoreye ikintu cyatumye nkora biriya bintu byose nawe wanyuma It hurts to let go, but sometimes it hurts. Nyine wenda mpamvu naguhamagaye agatekerezo nari mfite z'imbuzi z'umukunzi akaye gatekerezo urabona ko umuntu amaze iminsi akora kandi umuntu akora amasaha menshi abanananiwe tundi kugira ngo nzajya muri state yo kumwe rero mu izina rya Yesu ubona nde ngena tujyane muri state yego dufate flight ngiye nawe tujyane muri state sari bigoye byo wow ibaze kuri no kumva ko nani bigoye ese kigoye n'iki ahubwo se kitagoye n'iki kwifata ukambwira umuntu w'umukobwa ngiye mfate flight n'umusore turajyanye tugiye muri state ngo tugikuruhuka sinese nigezamye agaciro kanjye basi ahubwo so uza kamera kanjye ryari sikandira mpamvu nanjye mugisha igitekerezo basi wenda shanda kuba udafite umwanya ubu ngubu ariko ukavuga ati wenda undi munsi nzaba ufite umwanya deni ubundi ndakubwiye ko ndusha ko ntarusha ngiye kumeze neza ese ni igitekerezo wenda kugezaho ntabwo gikunze sinese wagiye unyumva basi ubwo se wagiye unyumva wowe urushye jya kuruhuka njye ntabwo ndushye bize neza n'akazi ngira nta bintu mfite biba biri kundusha wowe urushe ese wanyumvishe uko twazajyana ntabwo se wanyumva ngiye nifate njye nawe dufate flight ngo tugiye muri state ngo tugiye kuruhuka nzi mubaza uri kunsaba uri kumenyesha ni igitekerezo uzanye ni ibiki nyine ndi kweberwa nabuze ukuntu mbifata byose bikubiye mu Rwanda kumenyesha ndi no gusaba uya uburyo uri kubimbwiramo umeze nkaho mbese nyine wabitekerejeho ufata umwanzuro uje kumenyesha tugende oya nakusimira ngiye ngo ko ufite igitekerezo se ntabwo ngiye kubwijeje rero sinzi nawe ukuntu kubyumva
ntangane busabwa ntago bukunze basi mbuda kunze ngo ukoza ngo ndi munsi nta wundi munsi nagena nge nawe nafata flight ngo turajyana reka iwanyu mufite uburiri mufite ibyumba nimba urushe ajya kuryama cyangwa se nimba uri kumva ko wajya kuruhira sundi hari urusaku yindi state iratuje ni mpamvu nyine twajya ku mazi tukenga wow hano nabazi tugira hano ama piscine uzagenda ujyeyo nawe ujye koga gusa ni kimwe kandi nimba ushaka n'amafoto no gukamera hano yagukamera n'indi state nta kibazo siniskwita y'inyumva kwita y'inyumva kandi bongeye igitekerezo wowe se utari kunyumva kubidakunze ngo byakire Sasa ndashakira umuntu uzi guteka mba bitaryoshye arabizi da ese gajo na n'ubu nta boyfriend urabona ukamushinyagurira rero nguyu yarabize agomba kuba sanga ku kibiriya mwaje nta kandi wasanga buriya nta umusore mwamboneye iriye we ntabwo nakonsidera gushaka umusore wahariye wayi tusara we kwa mushatse ariko ni umwana mwiza urabona rero kujya abone mu ngabo agomba kunshakira umwana mwiza nkawe ubu ushaka kujya mu mahanga cyane ahubwo se muzansiga nosubirayo nanjye muzanjyana nitudasubirayo shabasi uzasubire kugira ngo munjyane kuko ngeze sinanagaruka uzihuye n'umusore mubi wa hariya w'umwana mubi warira oya ino urumva ko akunda kugenda cyane nyine aziranye n'abasore beza bameze nkawe nyine nta basore beza nziranye nabo sheri ndabeshya oya ahubwo azaguhe muri umuntu w'irata urase muri umuntu wanjye sinamurushye Gajo akeneye umudeservinga umugabo mwiza w'umwana mwiza ariko Gajo ese ntabwo ujya muri izi nsengero z'i Kigali ko nyamuna harimo abasore beza kandi bazima sha yewe icyo mubwiye cyo ntacyo mwijeje abangaba binahasemba numva ntabashaka urishakira kujya imahanga rero ntabwo nzi ikibazo abakobwa bo muri iyi minsi mufite mwumva ko abahungu bo hanze rero abahungu beza bafite amafaranga cyane rega dukunda ubuzima bwiza shamaze barabazanya icyo koreka mubwire nanjye ntabwo nakwifuriza gushaka umugabo w'inaha pe sorry sibyo uzwi n'ubahe bagira bate yakubera umwana mubi ntiwazongera no gutekereza kandi ntabwo nshaka kuzaba nshaka ko umusore nzakunda ndagushyigikira rata ari we nyine nzaba nkunze kabisa none se ubundi wenda iyo urebye ubona abagabo baguteta bameze bate ni abagabo bubatse ni abasore ntabwo bose haba bubatse haba abasore bakiri bato ubona nta gahunda zabo kabisa bashaka kuryoshya by'aho ngaho kandi ngiye nshaka uwo tuzinjoyinge tugerane kure nyine apana bifite igihe runaka bizarangirira ariko no gusenga burya birafasha ibyo bisengera kandi usengera mu ahubwo mujye mufasha gusenga ntabwo mushaka ko mbereka umuntu mu minsi iri imbere cyangwa uramufite wasanga byanze uziko buri muntu wese ugiye kuvuga icyo kintu akunda kubanza agaca ku ruhande so n'abantu bamukwereka si waba utaramubona ubwo nyine nturamufatira icyemezo ariko uzabanza unyereke nanjye muneke niwe wanashimira natwe cyane sisi ashobora kubeshya naragowe koko no mu Rwanda se nzamukwereka nimukwereka nzabikubwira byose ebi ndashaka kujya kuryama mu bebe wanjye kumbwira ngo arahaze nkeneye gusiri shobora se siko kari kukubita ndakumvise akoze bose nayenje kureba ko mwasoje nandumye twasoje nta kibazo
ariko Steve, mbere yo kugenda hari ikintu nshaka kubaza. Aho wicaye gatoya. Umuhemu mu rukundo, umuhemu mu rukundo. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.